Ya mumeze mute bakunzi ba Generation TV ewana kuri uyu munsi wa gatanu noneho ibintu bimeze fresh. Weekend ugiye kwinjira mute? Weekend ugiye kwinjiramo gute kabisa kuri wa gatanu? Ya njewe kuri wa gatanu munsi mwinjiyemo neza. Ejo twaraganiriye kwa kane. Ubu ngubu tubazaniye ikiganiro cyiza cyane. Ni cya kiganiro cyanyu. Cya kiganiro cyanyu ubyumva ute, ubibona ute? Ase ubyumva ute? Ubyumva ute, ubibona ute? Ya muri iki gitondo mbazaniye ibintu bibiri. Tugiye kuvuga ku bintu bibiri. Ya tugiye kuvuga ku bintu bibiri. Tugiye kuvuga ubwo muri siporo turavuga ku kintu kijyanye na match igiye kuba uyu munsi. Twonye tuganire kuri match izabejo. Ariko ejo iyi match izabejo tuzayiganira birambuye. Ubwo ndavuga imikino ya Champions League aho Arsenal izakina kabisa na Paris Saint-Germain. Ku uyu munsi tugiye turi bwongere kuvugaho turavuga kuri match ya Sport na Kiyovu. Ya ukuntu ibintu bimeze rero ibintu tugiye gufata umwanya tubiganire, nitumara kubiganira tubisesengure kuri ubyumva ute. Ewana bakunzi ba Generation TV nimuze tubanze tuganire kuri iki kintu. Tubanze turebe ase Arsenal ibyayo bimeze bite, ese Paris Saint-Germain ibyayo bimeze bite, ase Amavubi ase Real Sport imeze ite, ase nyine tugende tubisesengure turebe ese iyi match ishobora gutsindwa, iyi match ikipe ishobora gutsinda. Niyo mpamvu banaje hano kuri Generation TV ngo tuze tuganire. Niyo yaba ari umuntu umwe, niyo baba ari babiri, ntacyo bitwaye niyo yaba ari umwe, niyo ari babiri, ni muze twe twiganire make. Icyo mukora mukande subscribe, mukweshera, mukwe na like. Umva hano ko hasi tuwaganirire turebe uko ibintu byifasha. Yaman ubu iyi ni Generation TV. Reka tutangire ikiganiro cyacu kuri ubyumva ute. Yaman turahera kuri ikipe bita Real Sport. Real Sport, ikipe ya Real Sport iraza kuza gukina n'ikipe bita iraza gukina n'iyi kipe bita Kiyovu. Rero iyi Kiyovu mureba yakanira vuga ati ibi bintu ntago biri buze gukunda rwose, tugomba gusohokera u Rwanda, tugomba gusohokera igihugu. Umva mu mikino nyafurika Reyo nayo ikavuga uti iravuga iti mwebwe muri abana mutuze mwicare, nago ibi bintu ari ibyanyu, ibi ntago ari iby'abana, ibi bintu ntago ari iby'abana, ni iby'abantu bakuru. Urumva ko buri umwe wese arimo aragenda ahigana urabona ko buri umwe wese arimo aragenda ahigana n'undi ubutware. Ukuntu ibintu bimeze, naraye ndimo ndareba amaposting ari Reyo yaba na Kiyovu barimo barashotorana. Ndimo ndabona Real Sport bya bindi navugaga, Reyo irimo iragenda ngo yahaze ngo isombe, abandi ati ndabakubita ku kagozi, abandi bati mwaramanuye ubushize mwaramanuye. Ase kuki ibi bintu biri gukomeza kubaho? Nukugira ngo match ziryohe. Ariko ikindi kintu ndi bubashinze, yemwe muyoboza budara, mutubabarire uko muba mubivuga gutya, abari nako mu kibuga match bigenda ibintu bibe bihari bimeze neza. Ibintu byo gushyushya match mu social media tukaza kuza kura match kuri teri ku kibuga, ntabwo icyo kiba ari ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kiba kitumvikana kabisa. Yaman ikindi bafana ba Real Sport mutubabarire mugimuza kugira discipline kuri match.
ikindi ndimo ndisabira rwose ninginga mumbabarire basifuzi mwabasifuzi mwe irazimye sha irazimye ntabwo igaragara nitagaragara ko nawe igaragara neza ubwo urabona igaragara neza ngo tugende akabara gakuramo ariko komeza tugende ukuntu ibintu bimeze nari ndimo ndavuga ku kijyanye n'abasifuzi mwabasifuzi mwe mwagiye mu minsi ishize mwagiye mugaragarawaho hagiye humvikana ibikorwa byanyu bidashimishije muri make mu magambo make tutagiye kuvuga byinshi hagiye hagaragara ibikorwa byanyu bidashimishije niba uri umusifuzi ukaba wumva rwose iyi mace uri buyibe cyangwa uri bwihengeke ku ruhande rimwe undi akihengeka ku rundi ruhande ntago iki kintu ari ikintu wakabaye ukora rwose mumbabarire basifuzi mu bintu byose mubibemo feya urumva ibintu byose mubibemo intangarugero musifura ibintu bizima kandi biri mu mucyo binyuze mu mucyo njyewe ndabibemereye mu gitondo cya kare cyangwa ndararana ko mbagejejeho update y'ukuntu match yagenze niko ngende ibuze kuza kubikora ikindi tujye kuganiraho rero tujye kuganira kuri imikino ya bare RSSB yagiye kuri finale ndashimira abanyarwanda ndashimira buri muntu wese witanze akajya kuri BK Arena akareba iriya mikino mukomeze mwitabire mukomeze ibirori birimo biraba byose mukomeze mubyitabire mukomeze murangwe na discipline mukomeze mwakira abashyitsi ewana ibintu umushyitsi wese uzajya avuga u Rwanda ni rwiza kabisa neza cyane nanashimira umukuru w'igihugu uba wadutekerejeho akaza kuri match yacu tukabasha kugira imbaraga kabisa yaman ukuntu ibintu bimeze rero no muri aka kanya ejo hari umukino karundura ukomeye cyane wa Arsenal ndimo ndavuga nihuta kugira ngo amasaha tutatinda dore imvura igiye kugwa ndagira ngo mbabwire iyi match yagiye kuba ariko ku munsi w'ejo ngomba kwibaramburira neza ndagira ngo update ukuntu bimeze Arsenal iri joro yaraye izamutse ifashe rutema ikirere Paris Saint-Germain nayo yaraye ifashe rutema ikirere ndababwira ko ubu ngubu bari mu ndege barimo baraflyinga bagenda ni ukuvuga ngo ibyabo neza iyi match tugomba kwivuga ejo mbabwira 11 Arteta amanukane mbabwira 11 umutoza wa Paris Saint-Germain amanukanye ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo mbararikiye kumva neza uburemere bw'iyi match ku bijyanye n'imyidagaduro rero ntabwo turi buvuge ibintu byinshi ku bijyanye n'imyidagaduro hari ikintu njya numva abanyarwanda bavuga ngo ubugira neza ngo bw'intware bwayigonze ijosi wa mwana we urava muri Sherizi Silver Foundation ngo bigende bite bagukuye ku muhanda baragufasha dore ugiye Tanzania ugiye ahantu hose ugiye uzengurutse ibihugu byose baragufashije ngo ujye no kwiga Sherizi Silver uramushaka iki Sherizi Silver ni umubyeyi Sherizi Silver afasha ababyinnyi Sherizi Silver ni umuhanzi ni umukobwa ufasha ababyinnyi ibijyanye n'imiziki rero wa mwana we inama nakugira ndashaka yuko ndifuza ko ugenda ugasaba imbabazi Sherizi Silver nk'umubyeyi wawe uriya n'umubyeyi aho ababyeyi batari niwe uhari aho ababyeyi batari niwe uhari ndifuza yuko rero wa mwana we w'umubyinnyi nago kuba icyamamare biba bivuze ngo wigumure kuwatumye ubicyamamare urumva natwe wenda nje ndabivuga nk'umuntu w'umubyinnyi nanjye ndi umunyamuziki ariko twabuze natwe ahantu ducengera kugira ngo wenda imiziki yacu itari imbere mu gihe wowe wahabonye wanamamaye banakuzi
utangiye kwigumura, utangiye kuvuga nabi umuryango mugari wakoreze, utangiye kuvuga nabi abaguhaye amata, utangiye kuvuga nabi. Ntabwo ari ikintu cyiza. Uyu mwana mufate mu muganirize, mubwire ukuntu akwiye kwitwara, mubwire ukuntu akwiye kugenda. Ngende umva nkubwire, wa mwana we shyira agapira hasi. Uko umuntu aba kubona uzamutse uri umusitari, ni nako wanamanuka tukakuyoberwa rwose, tukakuyoberwa, wanaza tukanavuga ngo ntabwo tukuzi. Rero muri ubyumvute na ubyumvute, wa mwana we shyira agapira hasi, wongere ujye mu muryango mugari usaba imbabazi. Ndabizi Sheri Silver ni umubyeyi, azaguha imbabazi. Ni umwana ufite imyaka mike ya 17, ntago ibyo bintu ari byo. Ikindi kintu ngiye kuvuga ku myidagaduro, ndavuga ku bintu bibiri, wenda ibindi tuzabisesengura ubutaha. Reka tuvuge kuri Skyto. Ndagukunda ni nawe mfatiraho urugero. Skyto, ndashima muri aka kanya, ndashima Imana yuko waje, ndashima Imana yuko wagarutse imihanda, ndashima Imana yuko madamu wawe yakubabariye. Skyto, ndagukunda. Skyto, ndakwemera. Ibintu uvuga ndagukurikirana, ibintu uvuga byose ndabyemera. Hano mbivugiye kuri Generation TV. Ndashima Imana ko yagarutse, ariko inama nakugira nk'umuntu mukuru wanjye, wenda wakabaye ureka kujya mu kigare. Icyo kigare cy'abo bantu, cy'abo baji bawe, ugabanye kunywa agasembuye, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda gake gakeya. Yamani, ndabashimiye. It's your boy Kigeli Dance, kandi ndabakunda cyane. Ewana, iyi bayita Generation TV. Mukomeze murebe ibiganiro byacu, kandi abashimiye. Nababwiye ati niyo yaba ari umuntu umwe uri kuri Generation TV yarebye iki kiganiro, mari mwarese ni peace, muhaye sari, uba uri umuntu wa danger kabisa. Uba uri umuntu wa danger. Yamani, it's your boy Kigeli Dance, ndabashimiye. Imana ibarinde. Ciao ciao.